Umuti uvura umunaniro ubaho kandi wawusanga muri za farumasi. Stimol garama imwe cyangwa miligarama 10 ni umuti uvura umunaniro kandi ushobora gukoreshwa n'abantu babana n'uburwayi bwa diabete kuko ubwawo udakoranywa isukari. Abantu bakuru banywa uducupa 3 ku munsi, bityo birumvikana ko ari mu gitondo, saa sita ndetse na nijoro. Abana guhera ku myaka 6 banywa uducupa 2 ku munsi, bityo birumvikana ko ari mu gitondo ndetse na nijoro. Agacupa kamwe ntikarenza amafaranga 500 y'u Rwanda muri farumasi. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe uburyo umuti wa Stimol ukoreshwa. Stimol ni umuti umuntu afata yifashishije ibyo kurya cyangwa ibinyobwa biryohereye bitandukanye usibye ibisembuye. Stimol ni umuti ugomba kunyobwa byibuze mu gihe cy'iminsi 10 kugeza ku minsi 12. Mu gihe wakomeza kuribwa ukaba wawukoresha ku ntera iri hagati y'ukwezi kumwe ndetse n'amezi 3, byakwanga ukanyarukira kwa muganga bakagufasha. Niba ufite uburibwe kandi ukaba wifuza gutangira gukoresha uyu muti wa Stimol, ugomba kugisha inama muganga cyangwa umuntu ukora muri farumasi. Umwe muri bombi, yaba umuganga cyangwa umuntu ukora muri farumasi, bakugira inama ku buryo bwiza bakoresha uyu muti wa Stimol ugabanya umunaniro. Ubusanzwe mu bihugu bimwe na bimwe hafi ya byose ku isi, uyu muti ucuruzwa mu mafarumasi, ushobora kuwugura, ariko hari bimwe mu bihugu bisaba kuwandikirwa na muganga gusa. Reka noneho dukomereze ikiganiro ku buryo uyu muti ukwiye kubikwa. Stimol ntabwo ari umuti ugoye kubika kuko ubikwa ahantu hatari ubushyuhe cyangwa ubukonje, kimwe n'iyindi miti yose kugira ngo utangirika. Reka tubibutse ko kizira kandi kikaziririza kubika umuti uwo ari wo wose muri dushe cyangwa muri firigo. Ntuzabike uyu muti wa Stimol muri dushe cyangwa muri firigo, kabone nibwo uyu muti ufite ubwoko butandukanye bushobora kubikwa ahantu hatandukanye. Ni ingenzi cyane kubanza kureba neza ibyanditse, ugasoma ku mabwiriza y'umuti cyangwa ukabaza umuntu wawuguhaye. By'umwihariko uyu muti ubikwa kure aho abana batagera. Uyu muti ntujugunywa mu bwiherero cyangwa muri wese, keretse iyo ariko amabwiriza yawo abivuga. Ni ingenzi cyane kuwufungura witonze, by'umwihariko mu gihe bataye garanti cyangwa wabaye expired. Reka dukomereze ikiganiro ku byo kwirinda ndetse no kwitondera, by'umwihariko ibyo wamenya mbere yo kuwukoresha. Mbere yo gukoresha uyu muti, ugomba kumenya ko abarwayi ba diabete batabujijwe kuwukoresha. Mbere yo gukoresha uyu muti, ugomba kumenya ko agafuka kamwe kawo kagizwe n'amagarama 30 ya sodium, bityo abarwayi babujijwe gukoresha umunyu ntibemerewe kuwunywa. Mbere yo gukoresha uyu muti, ugomba kumenya ko abantu bakunze kugira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ntago bemerewe kuwukoresha. Ikindi kibazo umuntu yakwibaza ni uko gukoresha uyu muti umugore utwite cyangwa uri mu gihe cyo konsa hari ikibazo. Reka tubasubize ko kuri iki kibazo nta makuru ahagije ku mutekano w'umubyeyi utwite cyangwa wonsa mu gukoresha uyu muti wa Stimol, ariko nyaboneka ntuzawukoresha utabyemerewe na muganga. Ibi byagufasha kwirinda ibyago byakubaho nyuma, bityo tubibutse ko kwirinda biruta kwivuza. Reka dukomereze ikiganiro ku ngaruka zishobora gukomoka kuri uyu muti wa Stimol ugabanya umunaniro. Ubusanzwe mu buryo urwungano ngogozi rukora,
ushobora kuribwa igifu nyuma yo gukoresha uyu muti mu minsi ya mbere. Ku rundi ruhande ariko izi ngaruka ntabwo ziba ku bantu bose, ahubwo biterwa n'imiterere y'umubiri wawe, bityo ni byiza kubanza gusobanuza muganga uwuguhaye mbere yo kuwukoresha. Umuti wa Stimol ushobora kuwukoresha uri kunywa n'indi miti, ariko bishobora kugutera ibibazo binyuranye, bityo banza ubaze neza muganga kugira ngo akubwire ibyo ukwiye gukora. Mu gukoresha umuti wa Stimol byaba byiza uvuganye na muganga kugira ngo akubwire ibyo wemerewe kurya cyangwa kunywa mu gihe uri kuwukoresha. Uyu muti kutawukoresha mu buryo bukwiye ushobora guteza ibibazo binyuranye, bityo nyabuneka ni byiza kugisha inama muganga kugira ngo akubwire uko wabyirinda. Mu gihe wibagiwe kunywa uyu muti, nyabuneka hita uwunywa igihe ubyibukiye, ariko niba amasaha yegereje yo kunywa ukurikiyeho, birumvikana usimbuka uwutanyweye. Urugero kugira ngo mubyumve neza, nuko niba wibagiwe kunywa uyu muti saa sita, ukabyibuka amasaha yo kunywa nijoro yegereje, uwo wibagiwe urawureka kugira ngo utawafatanya n'uwako kanya. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.